yesi nk'uko bisanzwe ni Inkogoto TV Rwanda muri kumwe na Claude. Nagira ngo rero basuhuze cyane mbifuriza igitondo cyiza kandi mbamenyesha ko dufite salo nziza igezweho hano mu Miyogoro. Nta handi wayisanga ni Happiness Salo. Iryo zina ryayo uyisanga hano mu Miyogoro, ahantu heza hari view nziza, hari umwuka mwiza, niho uyisanga. Utarinjira mu isoko ukigera mu Muyogoro uri kuri kaburimbo neza, utarinjira mu isoko hita uzamuka hano hari abagenti bacuruza amayinite, uzamuke uhita ukata mu kayira gahari usa n'ujya ku kigo cy'amashuri cya Epirukara. Mboneraho no kubabwira ko Epirukara dufite amashuri meza, abarimu beza bigisha neza. Ikintu ugomba gukora mu kwezi kwa 9 ni ukuzana umwana wawe hano ku ishuri bakakwigishiriza umwana, kandi umwana akagira ubumenyi bwiza, bakamufasha mu bijyanye n'imitekerereze y'ubwonko bw'umwana. Abana cyane cyane biga muri nasari bagomba kujya muri nasari, abana bujuje imyaka 3 bagomba kuza hano mu Muyogoro, hano kuri Epirukara. Hanyuma rero turi kuri salo yacu nziza igezweho, salo y'akataraboneka, Happiness Salo, iherereye hano mu Miyogoro ruguru hejuru y'isoko neza. Ntabwo winjira mu isoko, uhita uzamuka uciye ku bejenti bacuruza amayinite, uhita ubona salo nziza y'igitangaza. Abamama tubafitiye serivisi nziza, dusiga inzara, dukora imisatsi, turanogosha turanogosha. Abantu mwese mushaka ubwiza, mushaka gusa neza, mushaka ibyishimo bayida, kuko iyo umuntu asa neza, iyo umuntu yiyogosheje, iyo umuntu yakoze umubiri we arishima cyane, ubwo rero agira umunezero udasanzwe. Ubwo rero mudusange hano mu Muyogoro, hano hejuru y'isoko neza, niho salo yacu bayita Happiness Salo. Dufite umupaperi mwiza ugezweho, kandi ntabwo ari umwiga, ni umupaperi wakoreye ahantu hagiye hatandukanye za Kigali. Urumva afite n'uburambe ku bijyanye no gukora serivisi, gutanga serivisi nziza. Rero muze hano mu Muyogoro, muri salo yacu muzadushimira nyuma. Ndabizi neza nubone video ukajyayo uzashimira nyuma, kandi iyi video ukiyibona kanda like, sharinge, kandi subscribe. Ninjye ni inshuti yanjye, ndabashimiye. Rero nta handi mwabisanga ibi ngibi byose, ni Inkogoto TV Rwanda. Mboneraho no gusaba abantu mushaka kwamamaza, YouTube yacu yamaze kuzamuka, yamaze kumenyekana, muze mwamamaze rero kuri YouTube yitwa Inkogoto TV Rwanda. Ndabakunda cyane, banyita Claude. Hano mu Muyogoro nta handi wasanga ibyiza byinshi bitari mu Muyogoro. Abasitari benshi baturuka mu Muyogoro, abasani baturuka mu Muyogoro. So ndabashimiye rero, mugire umunsi mwiza. Uyu munsi Uwiteka yumvire ibyifuzo byanyu byose, ariko ibyifuzo byiza atari ibyifuzo bibi. Ushobora gutekereza nabi, Imana aho ngaho ntikumvire, ariko niba utekereza neza, ugatekereza ikintu cyagirira umuntu akamaro, nawe kikakugirira akamaro, uyu munsi Uwiteka kwishimire, kandi Imana ibaho umugisha. Ndabakunda cyane cyane, banyita Claude, Inkogoto TV Rwanda. Ciao ciao. Murakaza neza mwese twese hamwe, ni hano muri Happiness Salo. Ndahamya ko ni ukuri, twakira abagabo n'abagore bose neza, abana bato nabo twabate
twabateguriye byiza. Murakaza neza muri Happiness Salon, aho twogosha neza tukabashimisha. Ibyiza byose ni hano mu Muyogoro. Serve nziza niyo ndirimbo yacu. Twogosha neza tukabavugurura isura, dushirikanye uzaze tukwereke uno mucyo. Iyo wiyitaho urishima biragaragara, iri jambo rizahora rikumurikira. Murakaza neza muri Happiness Salon, aho twogosha neza tukabashimisha. Ibyiza byose ni hano mu Muyogoro. Serve nziza niyo ndirimbo yacu. Umunyenga wacu ni ukwakira bose, twese hamwe tukaririmba umunezero. Abana